Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Urera mana, urera cyane, ineza yawe mana ntigihinduka. Urera mana, urera mana, urera mana, urera cyane, ineza yawe mana, haleluya, ntigihinduka. Urera mana, urera mana, urera mana, urera cyane, ineza yawe mana ntigihinduka. Urera mana, urera Yesu, urera mana, urera cyane, ineza yawe mana ntigihinduka. Urera mana, urera Yesu, urera mana, urera cyane, ineza yawe mana ntigihinduka. Urera mana, urera mana, urera cyane, ineza yawe mana ntigihinduka. Urera mana, urera mwami, urera, urera, ntawe usa nawe Yesu, urera, urera, ntawe usa nawe mwuka wera, urera, urera, ntawe usa nawe, nta gacupa guhindurwa kabagaragaraho mu butatu bwera. Imana imwe, Imana irera, irishadayi urera, Imana nyir'ububasha, nyir'ugutungana, nyir'imbabazi, nyir'imbaraga, nyir'urukundo, nyir'ubuntu. Haleluya, izina ryawe ni iry'icyubahiro. Ndagushimiye mwami, ganza, haleluya. Amen, amen. Reka dusome ijambo dusengeramo, ni muri Luka 5 murongo wa 4 kugera ku wa 9. Luka 5 murongo wa 4 kugera ku wa 9 haravuga ngo, arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro ryose dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Wow. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni ngo abibona atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, va hano databuja, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Umwami ashimwe, umwami ahimbazwe. Imana irihagije, Yesu arihagije. Haleluya. Ngarangije kuvuga atyo nibyo yavugiraga mu bwato, ni Yesu. Ngabwira Simoni ati, igira imuhengeri ujugunye inshundura urobe. Simoni na niwe wari wahaye Yesu ubwato ngo yigishirizemo. Ubisomye muri iki gice cyose hejuru birimo. Haleluya. Nuko arangije aramubwira ngo jugunya inshundura yawe urobe. Bari bakesheje ijoro ryose baroba, nta kintu babonye. Haleluya. Hari Yesu rero uduha, hari Yesu udutungisha, hari Yesu uduha tutanamusabye, hari ibyo adukorera tutanabisengeye. Reka tumukomere amashyi. Yesu hari ingabo nyinshi azatanga zigapfa tutabizi tukabaho. Yesu hari ahantu ajya yitambika, na hano ba Simoni ntibari bamusabye ngo basi ngo badufashije tukaroba. Oya, Yesu yabonye ikibababaje. Reka ntusenge tuvuge ngo iki gitondo mana, imitima yacu uzi ikirimo, uzi icyo dukeneye, uzi ibidukwiriye. Ni wowe uzi aho twarobye igihe kinini ntitwabona, aho twirukanse igihe kinini, aho tuzengurutse igihe kinini. Ariko iki ni igihe wowe ubwawe gusa ukoresha itegeko, kuko ari wowe ubivuze biraba. Haleluya. Hari n'igihe kwa ko kugenda ubutayi igihe kinini, hari n'igihe ibyiringiro biba biri kugenda bishira, abandi byashize. Ariko uri Imana ukora urakoze mwami.
kumvira Imana. Ikindi cyakirije hano Simone, kumvira Imana. Kuri 6 ngo babikoze ifi nyinshi, ngo babikoze bafata ifi nyinshi cyane. Bakoze iki? Bakoze ibyo Yesu yavuze, bakoze ibyo umwami yababwiye, kujugunya inshundura, bongeye kwemera kuzijugunya mu mazi, ifi ziraza zijya mu mazi. Ndakwibutsa ko nta muntu ujya uroba ku manywa. Ku manywa ifi zirihisha, nijoro ifi zikamera nk'izije hafi. Niyo mpamvu abarobyi bajya kuroba nijoro. Ubwo rero hari ku manywa, utagira ngo ifi zari hafi, ariko kubera itegeko ry'umwami, itegeko rya Yesu, bararobye kugeza ubwo barembuje bagenzi babo. Ndasenze ngo Imana uyu munsi mu buzima bwacu ishyiremo umugisha utuma tunarembuza bagenzi bacu. Ntukajye wenyine, ntukajye wenyine. Imana niguha umugisha ujye wibuka bene so, kuzaba ufite ibyo usigaza, hanyuma n'ibyo ufite nibyo ubika uhunika, kandi ntuhamagare bene so ku byo wahunitse ubaye. Amen. Ngo barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato, ngo baze babatabare kubera umugisha. Umugisha utuma dutabaza, muri muze mudufashe. Uyu mugisha utuzeho uhure natwe. Ngo baraza buzuza amato yombi. Urumva, buzuza amato yombi bituma benda kurengerwa. Yewe awi, Imana iduhe uyu mugisha. Uyu mugisha ubaho yemwe, ko yabikoreye Simoni, iracyari nawe ngo ibigukorere nanjye ibinkorere. Haleluya. Ngo Simone ngabibone atyo yikubita imbere ya Yesu ati, va hano ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Simone ahita yireba ibyaha bye, ahita yireba. Cyangwa natwe tukireba tukamenya ibyaha byacu, bigatoneho hanyuma bitume dukizwa, bitume twihana neza, tubyihane tubivanemo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe, Imana ihimbaze. Data wa twese rero ndamushimiye, kariwe utugirira ubuntu. Ndasenze ngo ibyaha byari byaratobase bivemo, nk'uko Simone yaciye bugufi akihana, natwe twihane duce bugufi. Gutinya Imana, yabwiraga Yesu ngo va hano ndi, ko ari ugutinya Imana. Akabona Yesu arera, Yesu nta cyaha, ariko akabona ukuntu yamugendereye wari umunyabyaha, agahita avuga ngo va hano, njyewe ndi umunyabyaha, urashaka iki mu banyabyaha? Ni nkako yarabwiye Yesu, ashaka iki ku munyabyaha? Kandi Yesu yari yazanywe natwe abanyabyaha kugira ngo adukize. Iyo Yesu atazi ubu tuba turi hehe? Ndashima Yesu, nyamwe isi nta kintu nakuyeyo. Mu izina rya Yesu niho nabonye mu kwihana, mu gukizwa, nahabonye inshuti, nahabonye imiryango, nahabonye imigisha, muri Yesu nahabonye ubugingo buhoraho, nahaboneye amahoro. We amahoro yo muri Yesu, amahoro atemba nk'uruzi. Haleluya. Ku murongo wa 9 bavuze ngo kuko ubwe yari yumiwe. Sano Simone yari yumiwe, n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Reka nse mvuge ngo Imana iguha umugisha utuma wumira, uzajya wibaza ukavuga ngo Mana ndakubonye. Mana wongere ubone Imana bundi bushyashya, wongere ubone Imana bundi bushya, twongere tubone Imana mu buzima bwacu. Ntago Imana yahagaze gukorera cyakora. Yesu ariho, yarazutse, yavuye mu gituro. Kristo yubahwe, Kristo asingizwe. Ariko kandi twibuka kwihana ibyaha. Umunsi mwiza, mwibuke gukora subscribe niba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel. Ntabwo ari hazari ngo wumve cyangwa se urebe iyi video, ahubwo Yesu hari icyo abashaka kuvugana nawe. Ikindi, nyuma yo kwihana, ubwira Imana ngo Mana nanjye wongere ungarukeho, kuko wagiriye neza Simoni. Ubwire Yesu nawe icyawe kibazo, icyo ufite, atuwite nanjye ndi hano. Imana ikugaruke, ugira icyo usaba Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.